Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Beroya TV, ndagusuhuje. Amahoro y'Imana bane nawe. Turi mu bihe bikomeye, aho ingorane n'ibibazo byinshi birushaho kwiyongera ku muvuduko utarigeze ubaho mu mateka y'isi. Ibihombo mu bucuruzi, ubushomeri, amakimbirane mu miryango, umutekano muke hirya no hino ku isi, indwara z'ibyorezo, ibishyitsi bya hato na hato n'ibindi byinshi biteye ubwoba nibyo tubona hadukikije. Mbese bisa naho isi n'abayituye bikoreye umutwaro uremereye cyane, ku buryo buri wese aba ahangayikishijwe no kwibwira uko ejo bizamera. Ikibazo gikomeye isi ifite ntabwo ari ibibazo byinshi, ahubwo ikibazo ni uko kuri byo nta gisubizo na kimwe itanga. Usanga uwo wagatakiye afite ibibazo bisumba ibyawe kuremera, maze bikaba akayamvugo ngo buri wese ni ukubaga akifasha. Bamwe birabarenga bagahitamo inzira mbi y'ubusamo bakiyahura. Kuri ubu imibare y'ishami ryita ku buzima OMS igaragaza ko nibura buri masegonda 40 umuntu umwe aba yiyahuye. Ni ukuvuga hafi abantu 2 buri munota. Ushobora gutekereza bari bamaze gupfa bazize kwiyahura ku musozo w'iki kiganiro. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari ibanga ry'amahoro isi yirengagije. Bake gusa barimenye baratuje. Mbese iryo banga ni irihe? Ni amafaranga se? Ni akazi keza se? Ni urugo rwiza se? Ndakurarikira kubana natwe muri iki kiganiro. Wumva kuri mikoro ni Tuyyiringire Israeli. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimira ko mu mpatanwa z'ibibazo byinshi waduhagazeho ukaba ukiturinze kugeza uyu munsi. Imbaga nyinshi ku isi iruhijwe n'ubuzima. Bake gusa, ndetse yewe bake cyane, nibo bahafitiye amahoro. Muri iki cyigisho hishurira umwana wawe ibanga ry'amahoro nyayo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibanga ry'amahoro. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo ibice 5 ku murongo wa 13 harimo ikibazo nibwira ko kukibaza muri iki gihe byasa no kwigiza nkana. Mva nawe. Ragira hati: mbese muri mwe hariho ubabaye? Umva nawe. Mbese muri mwe hariho ufite ikibazo? Mva nkubaze wowe udukurikiye. Mbese hari ikibazo ufite mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu kazi kawe? Ni ubukene se? Ni indwara se? Ni ibihombo se? Ni amadeni se? Ni ukubura akazi se? Mbese muri mwe hariho ubabaye? Umurongo wa 13. Nasenge. Haleluya. Isengesho nicyo gisubizo rukumbi ku bibazo byawe. Umva icyo Yesu yavuze ku isengesho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa 1. Aragira ati: abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Muri uyu mugani Yesu yavuze mu mucamanza utaritaga ku bantu n'umupfakazi wamutitirije. Ngo yazaga kumureba ati: ndengera ku mwanzi wanjye. Niba ari mu masaha ya mu gitondo ati: genda ugaruke saa 6. Umupfakazi akagenda akicara ku muryango. Umucamanza yajya gusohoka mu biro agasanga umupfakazi yicaye aho ngaho. Yamubwira ati: genda uzaze ejo mu gitondo kare. Agasanga nguwo yicaye ku muryango boshye, we nta rugo afite. Ngo bimara iminsi bigenda uko. Ariko aho bigeze, uyu mucamanza muba aribwira ati: uyu mukecuru nkwiriye kumurengera, adahora aza kundeba iminsi yose akandushye. Mbese atatanteshya umutwe. Mbega umucamanza mubi n'umupfakazi w'umwihambirizi. Ibuka ko intego y'uyu mugani kwari ukubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Yesu ati: mbese ubwo bibaye bityo
Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ikibazo nkubaza muvandimwe wanjye, mbese mu mibereho yawe urasenga? Mu bibazo byawe urasenga? Niba utasengaga, Umwami Yesu arakurarikira gutangira ugafata umwanya ukabwira Imana ibibazo byawe. Niba wari usanzwe ugira umwanya wo gusenga, urararikirwa gusenga ubutarambirwa, gusenga iteka, gusenga ku manywa na nijoro, gusenga kugeza usubijwe. Matayo 7:7. Umva uko Yesu yongeye kubishimangira mu cyigisho cyo ku musozi w'umugisha, agira ati: musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amena. Muri iri somo harimo ingingo 3 zikwiriye kuturanga igihe dusaba Imana mu isengesho. Iya mbere ni ugusaba. Musabe muzahabwa. Imibereho yacu ikwiriye kurangwa no kwishingikiriza ku Mana, bikagaragarira mu kuyisaba. Igihe uhuye n'ingorane, ukwiye gusenga Imana. Gusenga usaba Imana ubufasha bikwiriye kuza ariyo mahitamo yawe ya mbere, atari uko wowe wabanje kugerageza uko ushoboye kose maze bikanga, warangiza uti ubwo hasigaye naho Imana. Mbere yo kugira icyo ukora, mbere yo kugira uwo ugisha inama, uwo usaba, ukwiye kubanza gupfukama ukabibwira So wo mu ijuru. Haba ku manywa na nijoro, irumva kandi igasubiza. Ingingo ya 2, gushaka. Mushake muzabona. Nyuma yo gusenga, dukwiriye gutera iyi ntambwe. Imana ntitubwira gusenga gusa ubundi tukicarira, ahubwo dukwiriye guhaguruka tugakora, tugashaka, kandi isezerano ryayo ku bashaka nyuma yo kuyiragiza nuko bazabona. Amena. Ingingo ya 3 ni ugukomanga. Umuntu akomanga bisa naho yageze aho ajya, mbese akomanga yageze ku rugi, ku muryango. Dukwiriye gukomeza gusenga kugeza ubwo tubona ko tugeze ku gisubizo. Mbese wowe waba warasenze 1, 2 cyangwa 3 byakwanga ukarekeraho? Oya, ukwiriye gusenga kugeza ugeze ku rugi rw'ibisubizo, kandi isezerano ryayo ni uko ukomanga azakingurirwa. Mbese wowe waba uhora usenga gusa ubundi ukiyicarira ugategereza umugisha wo mu buryo bw'igitangaza? Oya, haguruka ukore, ushake, kandi uzabona. Mbese wowe waba utigera gusenga, aho kuganyira Imana ukabwira ibibazo byawe ukeka ko bakomeye, nabo bakakumvira ubusa? Iga gusenga, Imana ntidahemuka. Mbese waba utabona umwanya wo gusenga kubera hari akazi kenshi, inshingano nyinshi, kugeza n'aho washaka ugusengera wowe ukamuha amafaranga? Oya, umuntu ubwe ni ukwiriye kwiyegerera Imana. Muvandimwe nkunda, niba umaze igihe kirekire usenga ukaba utarabona igisubizo, menya ko ari igihe cy'Imana kitaragera. Komeza usenge, we kurambirwa. Niba warasenze cyane ukabona rwose isaha igeze yo gusubizwa, ariko ukabona ibihabanye n'ibyo wasabye, ukwiriye kumenya neza ko Imana ibizi, kandi ko mu byo dusaba itaduha ibyo twifuza, ahubwo iduha ibyo dukeneye. Dusaba byinshi ikaduhitiramo ibifite umumaro. Amafaranga si yo soko y'amahoro, kuko harimo abayafite bayabuze. Ubutunzi si bwo butanga amahoro, kuko hari ubwo buzuye umunsi ejo bukagenda nk'uko bwaje. Imiryango ikomeye n'ibindi byinshi si byo soko y'amahoro nyayo. Amahoro nyayo aboneka mu kwishingikiriza ku Mana buri munsi ku manywa na nijoro binyuze mu isengesho. Ayo mahoro
niyo nkwifuriza none mu izina rya Yesu. Amen.